twese twanyuze mu ishuri, n'abataragize amahirwe yo kujya ku ishuri afite abana babo bagiye ku ishuri, abatagize amahirwe yo kugira abana bafite mugenzi wabo wagiye ku ishuri. Muri make ishuri ni ubuzima. Ishuri twese tunyuramo kugira ngo tube abo turi bo, ariko iyo tugeze ku ishuri twiga amasomo atandukanye: ikinyarwanda, icyongereza, imibare, siyanse, wazamuka ndetse ukagera aho wiga fizike, shimi, mate, biyoloji. Ayo ni amasomo yose yigwa mu mashuri ku bantu bagize amahirwe yo kugera mu ishuri, ariko amwe muri aya masomo aba akomeye. Rimwe na rimwe tukibaza ngo aya masomo se yaba yarazanywe nande? Ninde waba waragize igitero cyo kuyazana? Uyu muntu ni umugome? Hari uretse yuko atari ko bimeze. Aya masomo yose twiga mu ishuri adufitiye akamaro, ndetse hari n'impamvu tuyiga bitewe n'uko twese kuri iyi si ibintu byose dukoresha biba byaraturutse kuri ariya masomo twiga, no kugira ngo tugire icyo twimarira. Uyu munsi nabazaniye bamwe mu bantu bashinze ariya masomo n'ibyo bakoze kugira ngo bitwe nk'inkingi za mwamba muri ariya masomo. Mu ndimi z'amahanga aribyo bita father of subjects. Ndabasuhuje, n'ibisanzwe ni Faustin. Uyu ni umuyoboro wa YouTube channel witwa Source of Knowledge NF. Ikaze. Nk'uko nabahaye ikaze, ahangaha tugiye kureba amwe mu masomo 12 y'ingenzi twiga guhera muri nasari. Ubwo ni ukuva muri nasari cyangwa mu mashuri y'incuke ya garidiyene kugera mu wa mbere kuzamuka kugera muri kaminuza. Ubwo wanyuze muri trokome, A level, wabitsindukanye muri kaminuza. Ahangaha tuzakora amasomo menshi cyane, ariko aha ngiye kubabwira amwe mu masomo y'ingenzi buri muntu wese agira amahirwe yo kubonaho abantu bayazanye. Bahaye ikaze nk'ibisanzwe nanone. Isomo rya mbere ni isomo rya geography. Iri somo umuntu warishinze cyangwa umuntu ufatwa nka father w'iri somo yitwa Eratosthenes. Yamenyekanye cyane kubera ibikorwa bye byo kubara umubumbe w'isi, ndetse no kwiga uburyo uwo mubumbe w'isi wavutse, aho waturutse, ndetse n'uburyo ukoramo. Uyu mugabo nicyo kintu cyatumye afatwa nka father of geography, yitwa Eratosthenes. Isomo rya kabiri ryitwa history. Twabateguriye umuntu warishinze cyangwa umuntu ufatwa nka father of history. Father of history, umuntu warishinze n'umugabo w'umugereki yitwa Herodotus. Yitwaga data w'amateka kubera inkuru ze yanditse ku mateka y'abantu n'ibihugu by'icyo gihe. Mugenzi we aha ndetse tubafitiye n'irindi somo ryitwa economics. Iri ni isomo cyane abantu bakunda gutangira kwiga bageze mu wa kane. Bageze mu wa kane w'amashuri yisumbuye, mu ndimi z'amahanga babyita muri A level cyangwa advanced level. Iri somo umuntu warishinze cyangwa umuntu ufatwa nka father of economics yitwa Adam Smith. Azwi cyane kubera igitabo cye cyitwa The Wealth of Nation, kikaba ari inkingi ya mbere mu bukungu bwa Kisilamu. Iki gitabo cyitwa Wealth of Nation kirimo ibibazo byinshi, kirimo ikintu twakwita nka nature of economics, gisobanura ahantu economics yavuye, uburyo economics iteye, ibintu wakora kugira ngo ubukungu bugende neza. Iki gitabo nicyo cyatumye kimugira father of economics, cyangwa nk'umwe mu bantu b'ingenzi twakwita inkomarume baramutswe iri somo. Isomo rya kane ni isomo bita mathematics. Iri somo bitewe n'ukuntu abantu benshi rikunda kubakomerera, buri muntu wese aba yibaza ngo iri somo ninde warishinze, ninde warizanye, ninde warivuzeho, bitewe n'ukuntu abantu benshi rikunda kubagora. Umuntu wazanye iri somo cyangwa ufatwa nka father of mathematics yitwa Euclid. Ni umwanditsi w'igitabo cy'ingenzi mu mibare kizwi ku izina rya Elements. Ubwo abantu biga ibintu by'imibare, uyu mugabo nta kuntu baba batamuzi, bitewe n'uko ibi bintu byitwa elements ni bimwe mu bintu cyane byikoreshwa cyane mu mibare. Umuntu wese abashije gusoma ku bintu by'imibare
ndahamya nashidikanya yuko content ya elements yaba yarahuye nayo. Biriya bintu byose biba birimo umuntu wabivuzeho cyangwa cyahita umuntu wacyanditse yitwa Euclid, ari nawe ufatwa nka father of mathematics. Isomo rya gatanu umuntu warishinze twabateguriye uyu munsi ni isomo rya chemistry. Chemistry umuntu warishinze cyangwa umuntu ufatwa nka father of chemistry yitwa Antoine Lavoisier. Antoine Lavoisier uyu ni Umufaransa, yahawe umwanya kubera uruhare rwe mu gusobanura ibijyanye n'imiterere ya gaze zitandukanye ndetse no gukora systeme ya siyansi. Ibi ngibi nibyo byatumye bigira Antoine Lavoisier father of chemistry. Isomo rya gatandatu ndetse n'umuntu warishinze ndetse n'ibintu yarikozeho n'ibintu byatumye yitwa father of w'iryo somo, isomo ryitwa philosophy. Philosophy akenshi iri ni isomo ryiga n'abantu biga ibintu by'imitekerereze, abantu biga ibintu byo kwigisha, ibintu bya education, cyangwa abantu biga ibintu nyine bijyanye n'imitekerereze mu mutwe wa muntu, uburyo mind ikora. Iri somo umuntu warishinze yitwa Socrate. Socrate azwi nk'umwe mu bagize uruhare runini mu ishingwa rya filozofiya ya Kisilamu. Iri somo rya filozofi akenshi rikunda kwigwa mu makaminuza kugira ngo bagure imitwe ndetse n'ibitekerezo by'abanyeshuri baba bitegura kujya mu kazi, baba bitegura kujya gukora cyangwa kujya kwakira ibitekerezo by'abantu batandukanye. Ahangaha se ahantu twaba tugeze hari imwe mu bafada b'isomo baba bagutunguye. Ndabashishikariza kugumana nanjye kugira ngo dukomeze tugere ku isomo rya 12 nk'uko nabibateguriye. Isomo rya kabiri tugeze ni isomo ryitwa psychology. Psychology umuntu warishinze cyangwa father of psychology yitwa Sigmund Freud. Sigmund Freud yashyizeho uburyo bwo gusesengura ibitekerezo cyane cyane akoresheje inzozi no gutekereza. Uyu Sigmund Freud afatwa nka father of philosophy kubera ibi bintu byo gusesengura inzozi ndetse n'ibitekerezo cyane. Isomo rya psychology rikaba ryigwa cyane mu mwaka wa 4 cyangwa advanced level, cyane cyane ku banyeshuri biga TTC cyangwa amashuri nderabarezi, aho abo banyeshuri baba bari gutegurwa kuzajya kwigisha abandi bana cyangwa abandi banyeshuri bo mu byiciro byo hasi. Iri somo ndetse rya psychology rinigwa muri kaminuza kuri abanyeshuri n'ubundi baba biga ibintu by'uburezi, biga cyane cyane kuri mental process cyangwa ku mikorere y'ubwonko bw'abanyeshuri, biga uburyo bafasha abo banyeshuri bakurikije ibitekerezo byabo. Rero father wa philosophy niwe twita Sigmund Freud. Isomo rya 8 twabateguriye uyu munsi ni isomo ry'icyongereza cyangwa English. Mujya mwibaza ngo father of English ni nde? Father of English yitwa Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer yitwaga se w'icyongereza cya none kubera ko inyandiko n'inkuru ze z'icyongereza z'icyongereza yakozwe mu buryo bugezweho, arizo ziri kugira uruhare runini mu guhindura cyangwa mu kugira uruhare runini mu kugira ngo icyongereza kimenyekane ku rwego mpuzamahanga mu bihe by'iki gihe. Uyu father wa English Geoffrey Chaucer, uyu nguyu impamvu yiswe father of English ni ukubera inyandiko ze nyinshi, zaba izirimo ubwenge, zaba zirimo grammar ndetse n'amategeko n'amabwiriza agenga ururimi rw'ikinyarwanda. Uyu nguyu yanditsemo ibitabo byinshi, niyo mpamvu afatwa nka father of English Geoffrey Chaucer. Isomo rya 9 ryitwa biology. Biology umuntu warishinze cyangwa father of biology yitwa Aristotle. Aristotle yakoze ubushakashatsi bwinshi ku binyabuzima no ku bijyanye n'imikorere y'imibiri. Uyu Aristotle nabibutsa yuko uyu nguyu yari umunyeshuri wa Socrate. Socrate wandi twabonye wahimbye filozofi cyangwa wa wundi ufatwa nka father of philosophy. Uyu nguyu niwe waje kuba father of biology, aho nyine yakoze ubushakashatsi ku bintu byinshi bijyanye n'ibinyabuzima ndetse n'imikorere y'imibiri y'abantu. Isomo rya 9 ni isomo ry'ikinyarwanda. Ikinyarwanda kino tuvuga
Iki kinyarwanda ururimi rwacu tuvuga rudufasha guhuza ndetse no gukorana n'abandi mu bikorwa bitandukanye. Hari umuntu umwe uramutswa ibi bintu tuba turi kuvuga. Umuntu umwe wagize uruhare rukomeye mu kugira ngo ikinyarwanda cyacu kibe kimeze uko kimeze gutya. Uwo nguwo yitwa Alex Kagame. Padiri Alex Kagame ni umushakashatsi n'umwanditsi w'ikirangirire mu mateka y'ikinyarwanda ndetse n'umuco nyarwanda. Uyu Alex Kagame afatwa nka father of kinyarwanda cyangwa nk'umwe mu bantu bashinze cyangwa bahaye umurongo ururimi rw'ikinyarwanda kubera uruhare rwe rudashidikanywaho mu bwanditsi ndetse n'ubushakashatsi yakoze cyane cyane mu rurimi rw'ikinyarwanda ndetse n'umuco mu kinyarwanda. Ibi ngibi niyo byatumye aba father of Kinyarwanda language cyangwa nk'umwe mu bantu bashinze ururimi rw'ikinyarwanda. Isomo rya 11 twabateguriye uyu munsi ryitwa physics. Physics iri ni isomo ry'ibinyabutabire aho father waryo yitwa Isaac Newton. Isaac Newton azwi cyane kubera iterambere rye mu byerekeye ibisa no gukururwa kw'ibintu, aribyo mu ndimi z'amahanga byitwa gravitational force. Uyu nguyu Isaac Newton niwe wabashije kuvumbura ziriya mbaraga za rukuruzi y'isi, gravitational force, kubera uruhare rukomeye mu gusesengura ziriya imbaraga za rukuruzi y'isi yahise yitwa father of physics. Isomo rya nyuma twabateguriye uyu munsi ndetse n'umuntu waba wararishinze cyangwa father waryo, isomo ryitwa literature. Literature iri ni isomo ry'ubuvanganzo. Iri ngiri ni isomo akenshi abantu biga bamenya amateka, imiterere, inyandiko za kera zivugwa ku rurimi ndetse n'ubuvanganzo. Father of literature yitwa Homer yanditse ibihangano bikomeye birimo The Iliad, The Odyssey, bigira uruhare runini mu itangira ry'ubugeni cyangwa mu itangira ry'ubuvanganzo. Uyu nguyu yabaye father of literature kubera ibintu byinshi yakoze, kubera inyandiko nyinshi yakoze mu bintu bijyanye n'ubuvanganzo. Aha rero niho nsoreje iki kiganiro, aho twagarukaga ku bantu bafatwa nk'inkingi cyane z'aya masomo. Aho twabonye isomo rya mbere, twabonye amasomo 11 ndetse n'abantu bayashinze. Twabonye ko isomo rya mbere twabonye geography aho yashinzwe na Eratosthenes, naho tubona history ko yashinzwe Herodotus. Economics ikaba yarashinzwe cyangwa umuntu ufatwa nk'inkingi muri economics Adam Smith. Father of mathematics Euclid. Father of chemistry Antoine Lavoisier.